bro kumamaga ifite igihumbi what's wrong ni iki siko bitewe n'ukuntu mamagaye nteye ubwoba Tana yes ibintu bimaze gufata indi ntera uzi ko boss noneho wageze ashaka kwiruka ahubwo umugambi wacu tugiye tuwushyire ku musozo uzi ko bitewe n'ukuntu uri kuvuga n'igihungu ufite ntari kumva ibintu ushatse kumbwira hakuze ikintu kibabaza Tana ni ugusanga umuntu wakoreye umwizera ukamukorera nk'uwikorera ukazamenya ko ari umugezi wa nabi nyuma abantu birababaza cyane kimbabaza kuruta ibindi akaba agiye kukwirukana what nyuma y'uko ntwari ubusigi bwanjye imyiturano ye ni ngiyi koko ati kwirukana mu kazi Tana humura ese nzatuma biba ahubwo mfite umupango w'uko uriya mugabo abantu bose bazamenya uwo ari we nako si umugabo ingirwa mugabo umuntu ufite umutima umeze kuriya abantu bose bazamumenye aho kugira ngo bajye bahora bamufata nk'inyangamugayo kandi afite umutima umeze kuriya ndabyumva cyane nta kibazo ega reka da oya ntabwo nyibikoresha buriya ntabwo nzongera gufata imiti yo kuboneza urubyaro oya nta nubwo nakongera ahubwo kubitekereza byarangiye nabikoreshaga kera Cheri bite byawe urahari ibyo bintu uri kuvugira kuri telefone ni ibiki ngo byo kuboneza urubyaro imiti ngo sinzi n'ibyo Cheri ntabwo uzi yuko ntabwo bifata kera nkiri umukobwa kandi naba binshishikarizaga rero si uracyari umukobwa ushishikarizaga kugira ngo udasama ntazagutera inda ariko iki gihe wari ukiri umukobwa umunsi uri umugore ufite umugabo ufite urugo rugomba kuba rurimo abana none ibyo bintu byo kuganira ngo byo kuboneza imbyaro n'ibyo kuboneza izihe mbyaro nyine nanjye ntabwo nyibikoresha wabyumvishe nabi ubyumvishe nabi rero ndi kuvuga ko nakibikoresha nyine nabikoreshaga cyane mu gihe wahereye kuri telefone watekereza ko ntakumva urangwa ngo biti wasanga ari mpamvu tubyara reba igihe tumaze tubana nta mwana turabyara uri mu bintu byawe nawe reka mubwize ukuri ibi bintu nukomeza kugenda ugendera mu bigare by'ibintu ngiye ntazi ni kumva ntabwo ibintu ngibi bizakunda kabisa turumvika yabyumvishije nabi ariko nta nubwo ukiyizeye mwizera ariko mwizera uri gukora ibintu by'amafuti nk'ibyo ngibyo ngiye ubwo impamvu uri kumenya tuba mwizera ni iyi reba igihe tumaranye nta kana nta kintu nta gakuru turajya kwa muganga ati nta kintu njye nzakora iki kuri muri bya masaha what's wrong wowe ikintu kimwe kirakugeza ahangaha muri ibi biro ni igiki kuratanzeho wada ngo bakwirukane bakuvane muri iyi kampani uracyarimo ahangaha ukora Richard relax uba ufite ikibazo twaganira yes nta kintu na kimwe numva ashaka kuganira nawe utarashe yes niba utari unabizi mu bakozi bose ufite muri iyi kampani niwe mukozi umbangamiye kandi nta n'umwe please
Don't touch me. Richard, tuza ufite ikibazo ukeneye umuntu wo kuganira nawe. Yes? Reka tuganire please. Niba wumva ushaka kumfasha, wumva ufite impuhwe, wumva ufite ibitekerezo biruta ibyinshi, uhamagare Ibra zangaha abari bavugana. No. Wumva iruhande ugenda gira vuba. Ntabwo Ibra ari necessary. Twaganira nanjye urabizi ndagukora. Yes? Richard, ndagukunda ntacyo ntagukorera. Ikibi ibibazo ko mbona byakurenze. Shaka umusangire. I'm here. Witeguye gusangira nanjye. Akirikira. Umwe ushaka n'ibyo kurya babizana urye. Nta kibazo gihari hano muri biro yanjye byo kunywa bihagije. Bawushiramo n'indi nanjye mutaza kugira nagusuzugura ntabwo nsuzugura. Okay. Ngiye kuyinywa kugira ngo mwereke ko nta kibazo cyane. Aho ubundi hakurya uko hari ikintu najyaga mbona ubwo se ko hano ukandagiye no kwita Ntabwo bigushimishije. Oya nta kibazo birashimishije. Yose ko mbona umeze nk'ufite ibibazo Ibibazo byashize. birashize. Umeze neza. Meze neza ku maso ntiwakore hari kera ahantu hari kureba ku maso hihorere kora ahandi amaso arahuze. Arahuze. Ariko ndetse nigeze nkubwira ko ufite amaguru meza. Wow, thank you. Yeah, welcome. Ngatumyemo tujya gutera shoti. Reka rero noneho watera shoti igihe numva nkeneye kuruhuka ukashakira ku ntoki yanjye ahantu iri ukahamagarira Ibra akaza akanara akanjyana mu rugo nkajya kuryama. Nkajya kuryama. Ndumva nkeneye kuryama. Ndabanza muri kamwe bibi. Nazi inzoga nyinshi. Oya ntabwo nshaka inzoga nyinshi ntasinda. Kandi sinema ko dusangira. Please come on. Ugatuma sinda. Uriya nubwo mbanywa ntabwo nkunda gusinda. Ibaze nk'ubwirisha agasinda. Ntabwo ari ngombwa kutangira. Wetse ubwo iwanjye ntari hafi. Yes. Ntari hafi. Dutahane uzataha ejo mu gitondo umeze neza. Ubwo rero kugira ngo untashibwe kugira ngo naje mu gitondo byansaba kuharara. It's okay, ubwo ni hanini. Man, uyu ni igicati kuko umugabo wanjye twasezeranye cyangwa n'undi. Ese man, ubu ni ukubyemeye ubu ngubu nzubaka gutya hejuru y'ukuntu nakuze. Hello, ese shey ntabwo utaha ko bwije? Ubundi duhamagara umugabo wanjye muri iri joro. Ngo? Ku mugabo wawe? Ikinyarwanda nkoresheje sinabwo cyumvikana n'ikinyarwanda ndi kuvuga. Nta hamwe n'imwe mu tuma tutiyubakiye n'ugamagara umugabo wanjye muri iri joro. Ndakwiyamye n'ikindi gihe. Ako ni akamenyero.